ni umuziki abantu bise ugezweho, abandi bakavuga bati rwose nta muziki urimo, umuziki ni uwa kera. Ni hahandi umuntu aririmba indirimbo ukumva amagambo yaririmbye harimo amagambo y'urukozasoni, ariko nanone ibyo ngibyo ni bya bindi byumvwa n'umuntu washatse gukurikirana ijambo ku ijambo, aribyo abenshi basigaye bita ibishego. Ni mu ndimi z'ubu ngo ngira ngo amagambo aba arimo akenshi iyo ugiye uyakurikirana wumva ari amagambo akomeye cyane, ndetse abenshi bakavuga bati nibyo bicuruza, abandi bakavuga bati utabikoze ntabwo indirimbo zawe zakumvwa, yewe nta nubwo indirimbo zawe zakundwa. Ibi ngibi rero abantu benshi bakomeje kubigarukaho, ariko by'umwihariko abahanzi. Umuhanzi Fasasino cyangwa se umwite Diplomate, ubwo yaganiraga n'umunyamakuru w'itangazamakuru cyane mu Rwanda, akamubaza ati ese iyo wumvishe indirimbo z'ibishego wumva wakora iki, cyangwa ese nawe wazikora? Arangije Diplomate yaravuze ati njyewe buriya ibyo ngibyo ntabwo njya mbikora, ati kubera yuko njyewe ntekereza ejo hazaza hanjye, cyangwa umunsi nzamaje kuba umusaza ndetse abana banjye tukaba twicaranye cyangwa se n'abuzukuru, barangiza bakumva za ndirimbo nakoraga kera, icyo gihe nahita nifuza yuko naba ntari aho ngaho, cyangwa se nkifuza kuba najya kwihisha. Umunyamakuru aramubaza ati se iyo ubonye umuntu uzikora utekereza iki? Arangije Diplomate arasubiza ati iyo mbonye umuntu ukora indirimbo z'ibishego nyine ndatuza nkabura icyo mvuga ndetse nkabura n'icyo nkora, ariko njyewe ntago nazikora. Ati njyewe mbashaka gukora indirimbo ifite umwimerere, indirimbo ifite inyigisho, ndetse ya ndirimbo wumva ukumva nawe ni indirimbo irimo amagambo yagirira akamaro abantu. Ngira ngo uyu mugabo abenshi bagiye bamukunda mu buryo buhambaye cyane. Mu ndirimbo ze akenshi yagendaga avuga ku mateka, ndetse abenshi bakavuga bati uyu mugabo iyo akoze indirimbo wumva amateka y'uyu mugabo, iyo akoze indirimbo amagambo aba arimo wumva yuko ari amagambo y'ubwenge. Ngira ngo by'umwihariko ikindi kintu uyu mugabo yazanye ijwi ry'umwihariko, ndetse azaririmba mu buryo bwe, azaririmba mu ijwi rye, kuko iyo wumvishe uyu mugabo nanone mu buryo aririmba wumva nta wundi muraperi n'umwe wo mu Rwanda bahuje indirimbo. Ngira ngo umwana waje kubigerageza kubikora, ariko bikaza kurangira nawe aburiwe irengero, bivuga yuko asigaye atwara amakamyo. Abandi bati ni umutandiboyi bamwita RGAKM, yaje aririmba nka Diplomate ndetse nawe abantu baramukunda, ariko biza kurangira abivuyemo. Kugeza magingo aya nta muntu uririmba nka Diplomate, ndetse nta n'umuntu umwe ufite ijwi rye cyangwa inyandiko zimeze nk'iz'uyu mugabo. Bivuga yuko ari umwe mu bagabo b'abahanga, dore yuko n'abahanzi bagenzi be babyemeza. Aha ngaha rero yagendaga avuga ati njye ntabwo naririmba ibishego, ndetse nta nubwo nshobora kuzatekereza kuririmba, kuko ntekereza ko hazaza hanjye, ndetse n'igihe nzaba maje gusaza, uburyo abuzukuru banjye cyangwa abana banjye bashobora kuzafata umuziki nakoraga muri icyo gihe. Ese wowe udukurikira umunsi ku munsi, ni gute ufata indirimbo z'ibishego, cyangwa ni gute ufata umuntu uririmba ibishego by'umwihariko? Ese uri umufana w'ibishego cyangwa nawe uri nka Diplomate? Iyi ngiyi ni Tatibu Wadi, ni mu gace twise Tatibu Update, aho tugezaho amakuru abagiye acicikana muri showbiz by'umwihariko ndetse no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Tatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook, zose zitwa Tatibu TV. Njyewe nitwa Eni Yusufu, duhurire muri comment.